ناجم سيد. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ishimwe ikuzo nibyo witeka Allah tabaraka wa taala. Amahoro n'imigisha byuzuye bisakare ku mwacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bavandimwe Islam, ndababurira nanjye ubwanjye ntisize ko twarusha kugandukira Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yaqulu jalla wa ala, Allah muri Qur'an yaravuze ngo mugandukire Imana mutinye Allah kandi muramenye nimuzatabaruke mutari abaislam. Ibadallah, bagaragu ba Allah, uyu munsi tugiye kuganira ibyiza byo gutanga igitambo. Ayuha al-ikhwa, shara'a lana rabbuna azza wa jalla al-udhiyatan faqala fasalli li rabbika wanhar. Allah yashize mu dini yacu ashiramo umugenzo mwiza, ashiramo ibada ikomeye, ariyo ibada yo kuba umuntu yatanga igitambo. Allah aravuga muri Qur'an ngo fasalli li rabbika wanhar. Bamwe mu bamufassirin, mu bamwe mu basobanuye Qur'an, Allah ngo yaravuze ngo nurangiza gusari swala ilayidi fanhar, uzanatange igitambo. Ayuha al-ikhwa, avadimwe Islam, ibada yo gutanga igitambo ni ibada ikomeye cyane. Ni na ibada umuyisilamu atagakwiye gukorera ikiremwa ngo abagire abantu abapfuye, ababyeyi be. Ibi ngibi ugomba kubitura Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wahda, kubera ko uzabikorera ikindi kintu wajamenya yuko yaguye muri shirki wal iyad billah. Madha qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ni gute yavuze muri Qur'an ubwo yabwiraga intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam amubwira ati qul, babwire inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu. Allah ati babwire yuko ise amasengesho yawe, ibada zukora zigendanye no gusari, wa nusuki ndetse no gutanga igitambo, wa mahyaya ubuzima bwawe ndetse n'urupfu rwawe, lillahi rabbil alamin, yuko ibyo byose ubikora ubikesheje Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nawe usenga atari Allah, ntawe utangira igitambo atari Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kandi wakadhalika umirt, uvuga kari nako nguko wategetswe na Allah, kandi ube mu Baislamu beza. Ayuha al-ikhwa, vanwa Islam, ibada yo gutanga igitambo ni ibada umuislamu yagakwiye kuzirikana, agatangira no kuyitekerezaho. Muri iyi minsi 10 tugiye kujya mu ya Dhul-Hijja, umuislamu agatangira kugira plan, agatangira kugira intego, umugambi uko ejo nejo mundi ubwo tuzaba turangije iyi minsi 10 agomba gutanga igitambo li ajilillah, kubera Allah. Allah muri Qur'an yaratubwiye ati la yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah ngo ntabwo adukeneyeho izi nyama abantu babaga. Uriya munsi w'ilayidi ziriya nyama ziba abantu batanga cyangwa se babaga, ntabwo ibyo byose ari byo Allah akeneye. Yari amaraso abantu bamena, biriya ntabwo ari byo Allah akeneye. Iyi ni ibada bamwe mu Islam bayikora ariko ntibabyumvishe yuko ari ibada, ahubwo bakabikora just kubera ko bashaka kwirira inyama, babaze bari inyama, ariko mu mutwe we ntashiremo yuko ari na ibada. Ugomba rero kubikora iyo ibada, icyo gitambo kagitanga, kandi ufite n'umugambi yuko ibyo uri gukora ari ibada wategetswe na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah nanone mu yindi aya aratubwira ati dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah, babandi bazubaha amategeko ya Allah, bakubaha ibirango bya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, dhalika fa innaha min taqwa alqulub, ngibyo nibyo biranga umutima urimo gutinya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Babandi batanga igitambo bakabyubaha, buri minsi 10 cyangwa se buri layida kazirikana ikagomba kugira icyo atanga, ngo fa innaha min taqwa alqulub, ibyo bigaragaza yuko umuntu muri we atinya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hadihi neema, ngo uyu ni umugisha Allah yaduhaye, duhuriraho n'abantu bari muri hijja bitewe wenda na hijja bagiye gukora uko imeze.
nabo hari abasabwa kubaga. Ayuha ikhwa, natwe turi ahangaha tuba tutabonye ubwo bushobozi, natwe dusabwa gutanga icyo gitambo tukabaga li ajirillah. Nta nubwo ari ibyo byonyine, harimo na ibada ikomeye nanone yo kuzirikana kuri wa wundi ufite umugambi yuko azatanga igitambo, kuzirikana yuko iyi minsi 10 tugiye kujyamo ya Dhul-Hijja, nimba ufite umugambi warangije kuwushyiraho niya yawe, ntuzogoshe umusatsi wawe, ntuzace inzara, ibyo byose uzabyirinde muri iyi minsi 10 nimba ufite umugambi wo gutanga igitambo. Sabata dhalika, ibyo byose byagaragaye muri hadisi ya Salama radhiyallahu anha, ubwo yavuze ngo idha dakhalat al-ashr, iyo minsi 10 yinjiraga ya Dhul-Hijja, iyi minsi tushobora gutangira tutanga shejo bundi, ngo ubwo yinjiraga Rasul sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo fala yamassanna ahadukum, ngo umwe muri mwebwe aramenye ntazakore ku musatsi we, ntazace n'inzara. Mu yindi riwaya idha halla hilal Dhul-Hijja, nihinjira iyi minsi 10 ya Dhul-Hijja, igihe kikagera, wa arada ahadukum an yudhiya, umwe muri mwebwe akagira umugambi wo gutanga igitambo, fala yamassanna min sha'rihi wala basharatihi, ngo ntazafate ku musatsi we, ntazogoshe, ntazaca inzara kuri wa wundi ufite umugambi. Ayuha ikhwa, hari bamwe Abaislamu batubwira ngo ibi birebana n'abantu bari muri hijja, ariko twese iyi ibada iratureba, ntabwo ari umwihariko ku bantu bari muri hijja gusa nk'uko abamenyi babigaragaje. Nanone ayuha ikhwa, muri ibada zikomeye umuntu agomba kuzirikana nuko yahrumu bay'u shay'un minha hatta min sha'riha wa jildiha, bikaba ari kirazira gugurisha ziriya nyama ku munsi w'Eid. Hari bamwe mu Islamu babaga bagatanga ibitambo ku misigiti, izo nyama ukajya kuzisanga mu mabusheri. Ayuha ikhwa, fahada haramun, iyi ni haramun, kandi ubikoze amenye yuko sawfa yus'al yawm al-qiyamah, ibazabibazwa yawm al-qiyamah. Byagaragaye muri hadisi ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu annahu qala, yuko yavuze yuko igihe kimwe n'umwa Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yaramubwiye ati, fata iki gitambo cyanjye ukigende ugiha abakene, uheba abandi batishoboye, maze uramenye na uriya wabaze, uramenye ntihagire n'ikintu uzamugurishamo, umubwira ati uyu mutwe nicyo gihembo cyawe, ngo ibyo nimuzabikore. Hari bamwe batanga igitambo bakavuga ati uruhu cyangwa se umutwe, reka twumvikana aricyo kiza kuba igihembo cyawe. Uzabikora amenye yuko abatageze kuri maqsud, ntago bageze ku kigambiro, ntanuga bayabaze, iyo ibada ntago bayikoze. Rasul rero yabibujije abasahaba, harimo Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, amubwira yuko izo nyama zifate azitange aziha abakene, ntazakora iki, ntazazigurisha. Allah nanone muri Qur'an ibyo byose yarabivuze. Allah yaravuze ngo fakulu minha, izo nyama muzagende muzirye weho n'umuryango wawe mwishime, ariko Allah aratubwira ati wa at'imul ba'is al-faqir, ariko muzazirikane babandi babakene, babandi batifite, nabo bazirikane kwa uriya munsi wa Eid. Ayuha al-ikhwa, ikindi ayuha al-ikhwa, hari zimwe mu matungo cyangwa saramwe mu matungo twemerewe gutangamo igitambo, ariyo ingamiya, inka, ihene ndetse n'intama. Ibiri hasi aho ngaho cyangwa twita amatungo magufi, umuyisilamu akaba atemerewe kuyatangamo igitambo, harimo inkoko ndetse n'imbata n'ibindi. Ibyo ngibyo ntabwo umuyisilamu yemerewe kubitangamo igitambo. Ku ngamiya igomba kuba ifite imyaka 5, ku nka igomba kuba ifite imyaka 2, ku ihene igomba kuba ifite umwaka 1, ku ntama igomba kuba ifite amezi 6. Ibyo byose Abaislamu kubera ko ari ibada, ni ibintu ugomba kumekinga show yuko wabimenye. Apana guha umuntu ngo genda ungurire utazi ibyo akuzaniye nimba byujuje igihe, ugasanga bamwe muri twe hari ibyo babaga bagabitangamo igitambo kandi bitujuje kondisiyo. Ayuha al-ikhwa, ibi byose umuyisilamu agomba kubizirikana kandi akanabimenya. Ikindi ayuha al-ikhwa, tujzi wa alishati al-wahid, nuko ugomba gutanga igitambo ari ihene. Ihene igomba guteranirwaho cyangwa se guhurirwaho n'umuntu umwe ndetse n'umuryango we. Nuvuga ngo nimba muri abantu bafite ubushobozi, ntabwo byemewe ko mwakwicara ngo mupange
ngo zana ihene igeze ku 150, zana 75, ndi nazana zana 175 dutangiye igitambo. Fahadha la yajuz, ibi ntago byemewe kubigendanye n'igitambo cy'ihene. Ariko ku nka ayuha ikhwa n'ingamiya, abamenyi bagaragaje yuko byemewe kuba abantu bakwifatanya ari barindwi bagatanga igitambo ari abantu barindwi, no munsi yaho biremewe. Ariko hari amakosa tujya tubona mu bimwe mu misigiti, ukabona imama aricaye cyangwa se abayisilamu baricaye bakoze koperative y'abantu 30 ngo twese dutange igitambo. Nitubikora kuriya ntabwo twese tuzadutanze igitambo, ubwo tuzatubwiye umuntu umwe nagenda watanga icyo gitambo, ariko we nta gitambo uzabutanze. Igitambo rero kuri babandi bafite niya yuko bashaka gutanga igitambo kubigendanye n'inka, bagomba gufata ari abantu barindwi gusa. Hadisi yarabivuze. Ibyo kufata abantu rero ngo 40, 30, nguzanye 20, uzanye 30, uzanye 10 ngo twese kwatanze igitambo, ujye umenye yuko ntabwo uri mu batanze igitambo. Yari ku nka agomba kuba ari abantu barindwi. Aqulu ma sami'tum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Ayuha al-ikhwa wal akhwat, bavandimwe Islam, ntabwo nabura kubibutsa yuko iyi minsi tugiye kujyamo ariyo minsi ya Dhul Hijja, iminsi Allah yarahiye muri Qur'an ubwo yagiraga ati wal fajr wa layalin 10. Allah yarahiye kuri aya majoro 10 tugiye kujyamo. Nanone intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo ma min amalun, ngo nta gikorwa n'iki na kimwe, ma min amalu salihun fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam al-ashr, ngo nta gikorwa cyiza uzigera ukora kiruta igikorwa wakora muri iyi minsi 10 ya Dhul Hijja tugiye kujyamo. Shishikariza abawe, inshuti zawe, nawe ubwawe gukora ibikorwa byiza bitandukanye muri iyi minsi 10 ya Dhul Hijja tugiye kujyamo, kubera ko igikorwa cyiza wakora muri iyi minsi kiruta igikorwa wakora mu yindi minsi yose cyangwa se mu yandi mezi yose. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rero nkuko twagiye tubitegekwa na Allah cyane muri Qur'an, Allah tubwira ati inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu wa salli wa alayhi salamu taslima kathira. Amma ba'd, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin wal kufra wal kafirin wa damir a'daka a'da' ad-din. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyanhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ناجم سيد.